twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Vibes Triple Rwanda. Tugiye gutangira inkuru nshyashya yitwa Amaraso si amazi. Duherukana Agape agize amahirwe yo kubona Tipe, gusa ntabwo yabashije kumuvugisha kuko Junior yahisaza amusubiza mu nzu. Agape yaje guhamagara Juliet, mushiki wa Junior, amubaza amakuru ya wa mukozi yabonye wabo. Alo, Julie ibiti? None se najya nkoze gato. Hari umusore cyagiye kuri anniversaire ya Junior, hari umusore nabonye wicaye muri jardin. Yaba ari umukozi wanyu? Oh, uriya ni zamu wacu. Numva ni umwana mwiza nyine, ni umuzamu wo mu rugo pe. Okay, none se yitwa nde? Mana yanjye urangerageje cyane bishoboka. Umva se ubu namenya amazina ye, tumuhamagara zamu mu rugo. Okay, nta kibazo, ariko se ntakugoye waza kuza kumumbariza ukaza kuza kumbwira? Ndaza kubikugiramo nta kibazo. Ese kuki uri kumumbaza cyane? Sha nabonye ari umwana mwiza pe. Okay, bye. Juliet avuye ku ishuri yakinguriwe na zamu wabo. Akimufungurira, zamu wabo yari umwana ufite imico myiza, usabana cyane. Yatangiye kumusetsa cyane. Mabuja, niziwe kabisa uri umuhanga. Kuno yetse kabage noneho birakazi. Iwana kabisa, ndabona kabisa n'iki gihugu uzashobora kweli. Nibyo se shantonse. Juliet na zamu bakomeje kuganira, maze Juliet yibagirwa kumubaza amazina yiwe nk'uko Agape yari yabimutumye, bitewe n'uko zamu yari afite story nyinshi, mbese bigiremo urwenya. Koko Juliet ahita abona ko zamu wabo ari umuntu mwiza nawe utamukunda pe. Mama wabo yahisaza, Juliet abura ubwamubaza. Junior yakomeje gukunda Agape cyane, yari ari kuganira na papa we bari kuri company yabo. Sinzira kabisa Agape. Wamba numva mu bitekerezo hano hose yahigajwe. Umura musore wanyu, uriya mukobwa n'uwawe rwose. Ibintu byaciyemo byewe burya na se ni umuntu w'inshuti cyane, ni umuntu tuganira, ni umuntu tujya dusangira agacupa. Ni nk'igihango rwose, ntugire impungenge muhungu wanjye rwose. Uriya nta wundi agomba kubana nawe atari wowe. Ahubwo bana ba turabashyigikiye mu byo mukora byose, mukundane. Ibindi nk'ababyeyi mubiturekere. Nena hangayitse ariko manishime rwose. Agape yakomeje kubaza Juliet amakuru ya zamu. Juliet atangira kwibaza impamvu Agape akomeza kumubaza amakuru ya zamu wabo, nawe bikamutera urujijo. Juliet yaramanutse ajya kureba zamu ngo amubaze ikimuhuza we na Agape, ndetse amubaze byimbitse aho baziranye, kuko ukuntu Agape yakomezaga kumubaza amakuru ye byari biteye urujijo cyane. Juliet akigera imbere ya zamu yahise abona ikibibi kiri ku kuguru kwa zamu, ndetse icyo kibibi papa we aragifite kandi na Juliet yari agifite. Juliet ahita yikanga. Rero twaba tubasaba ko mwadukora subscribe kugira ngo dukomeze gusangira izi nyigisho zikubiye muri iyi nkuru.